kandi Prince yambwiye ko rero umuhaye pasi yakira ikecu wongera bizanye oya reka tubireke katubiyo ako ubunye ntiwazama pasi nk'uyu mukecuru nk'uru ufite amafaranga hariya nzaguha mama si umukecuru ushaka mama nta kintu afite ubutabashyira cya Prince si pasi ushaka umukecuru ariko atari mama wawe mama kintu mama wawe mama wanjye ni icyuki ni icyuki ariko nta kantu afite ako umukecuru wa Prince ngo afite abataje ngo afite ngo asinya ngo na sheke ngo kamango wa miliyoni nteze mva mubwire tuve mu rwenya tuve mu mikino so rwenya ariko Prince waramuhemukiye ako namuhemukiye gute Imana kumukubita umukecuru ushaje kuriya umukecuru utanga ngiye ko tumaranye imyaka n'imyaniko dufitanye abana uzi kuri uwo mukecuru ashobora guseka mu Nyagataka urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ni mu ntonganya gusa ni mu muriro. Nitwa Fandedan ndi umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyaha bigenda byiyongera umunsi ku wundi, ariko natwe ntituryamye. Ngiye gukoresha ububasha bwose mpabwa n'amategeko. Buri munyabyaha wese aryozwa ibyaha byose yakoze. Urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ni mu ntonganya gusa ni mu muriro. twikomereze ariko waramuhemukiye. Oya nyine umva nkubwira sheri tuve mu rwenya sibyo. Prince akeneye kubaka sibyo. Kandi ura mugori baraberanye. Kiye kunsaba. Ikintu ngiye kugusaba ni kimwe. Wewe genda uvuganire Prince ku kazi bamusubize ku kazi. Yibonera amafaranga. Sheri sigaye shaka urwaye amaso warabirebye hari utaberede. Wowe wireba ubona utaberanye. None se reka nkubaza ikintu kimwe. Mama Queen nci umwana mwiza kandi afite amafaranga arayandusha nge nayo ngira kandi yarakeneye umugabo. Urabizi byabaye imbere hirya no hino induru ikiba mukata makorosi zacirire yambuzi agize chance abonye Prince kandi Prince nawe afite ikibazo cyo gushaka umuntu muzima wahamukura mu bibazo ari muri banye kwanza ngaho ako ntibazabyara uko Prince azajya mu cyara nibiki Prince azayamucinye oya aramukunda ntago yamucinye bagapfusha ruka nubona uriya mukecuru atirukanze uzavuga ati umuhungu ndashatse n'inyagaruzi yava muri ibyo ngibyo ndashaka yuko ujya gusaba imbabazi agasubira mu kazi. Ejo nzajya kuvana kubana na boss tuganire mwakira imbabazi turebe ko bikunda. Ubwo ari wowe uzagenda uvuga ngo rero ngo Prince uzagenda mbwira ni uvuge nk'uwifuza akazi dufite hano ni kenshi kandi amakosa Prince yakoze. Dr. Karibu. Asante sana. Meze neza. Sawa. Ya ufite akamanye ku muntu. Ndakeka cyari kubiranga. Akuzimanye wanga no kugira icyo atari. Meze neza nta kibazo kabisa. Cyane ngo byo Dr. Oya meze neza vraiment. Okay. Gusa meze. Bon, ça va. Iyo mbonye umwinyura. Niyo ntameze neza nshaka kumera neza. Dr. nawe. Kazi ni sawa. Ça va.
nanjye n'ibisanzwe n'amahoro amahoro good ariko buriya ngo wahamagaye nyine mbangira ngira kandi kandi unenzaho mba ngategereje byanze bikunze ntatinze urabona bisa nkaho famiye yanjye byose ubizi ukuntu bihagaze sofa hari ikintu nzi byanze bikunze n'imibereho ya hano kenshi urayizi niko byagiye bigenda ntabwo ari amakosa yo kumuhagarika iminsi 20 cyangwa 30 kwezi kose sibyo so ati nimba atemera kumubabarira ubwo nanjye natwerera muri minsi 30 kubera ko mwese mwakoze amakosa yes urumva prince yakoze amakosa yo gusohoka n'umugore wanjye nanjye nkora amakosa yo kumutukira mu kazi kwese ndaba buryo ko Imana irihangana ari ayo makosa yakoze mukomeza kubitsindagira prince yakoze amakosa yo gusohoka tega amatwara nyumva amakosa prince yakoze amakosa yo gusohoka n'umugore wanjye atabinsabiye nkora amakosa yo kumutukira imbere y'abakozi kandi bitari ngombwa twese twakabaye twarahagaritswe iki iminsi 30 none se ntabwo unagiriye ikibazo kuki bahagaritse prince wenyine we bakakwihorera no ariko menye kugenda umuyobozi wa prince ni we bakagombye kuba barahagaritse mbere kubera ko uri umuyobozi ariko nkwereze prince mu bana ko numva tuvuga prince ugashikora ugashingamana prince ni mama queen ese aho wabaye iki queen se mugabo wa queen se prince oya barasezeranye se prince n'umugabo wa mama queen wumvise rero niyo mpamvu nyine sheri umva nkubwira tega amatwara nyuma hano nyumva ibintu byo kuzana prince hano mu rugo ubihagarika none se ugiye kumuraka tega amatwara nyumve nyine musobanura ibyo nzabwira boss ejo nabyumva azabyumva atabyumva azamurekere mu rugo sorry nabyumvise sheri nabyumvise by'ubuzembe umuntu jya kunshyira amazi mu dushe nkarabe yes sir sigara hangiye mu kaba Bruce yes sir nanjye kugishyiramo ubu impinduka noneho ihari nuko mama KECCY ari mu nzira twarabuganye ubundi mama KECCY ari mu nzira ko mama KECCY yana bikunda agomba kuba ari hano akamenya umukobwa kuko twaravuganye finally mubwira ko ndi kumwe n'umukobwa we sa nk'ubyishimiye nanjye mubwira byiza mwaje kuvugana yego yabyakiriye neza kuri phone numvise ari sawa ubu ntegereje kureba noneho ameze ate mu maso bimeze bite iske yaranganiriza iki nanjye niyo mpamvu ushaka ko nsanga muri position nziza uvuga ngo agiye kuza from Burundi exact ariko nabyo it's a good step ashobora kuza akagira icyo yafasha cyane cyane ku mwana we yego karibu mama queen ese ni wowe ni karibu mama maze neza ni karibu cyane ntabwo ufite irungu hano koko ntabwo irungu ryabura ngomba ndicaye mu umwe ariko genda mama queen urarimba wa mugore we umva ni we nyiri biceri urarimba ubusa neza wambara neza mwana yanjye mubwire uretse no kuwenda ngo ndarambagizwa ariko nakare kose burya njye nikundira imyenda ubundi umuntu agomba gukunda ibintu bibiri imyenda n'ibiryo mva nta n'ikindi ibyo bintu nibyo byanjye nkakunda no kwitemberera waroroha ariko nda amahoro ariko nawe usa neza wambaye neza ahubwo iki gikanzu ndagishaka really iyo modeli rwose uzayimfotorera uyimpe yidodeshe nanjye niyo mpamvu ndi hano ngira ngo kugira ngo nawe umpe nk'igitekerezo urumva iyo umuntu atekereje wenyine agiye gusanya n'ibitekerezo by'abantu bazima urumva gusanga bari abantu hano tuvuga eshatu mushiki we sindi kubyakira neza
ndi kubyakira kandi ndi kureba navuga se nimbirukana nabwo ntacyo nzaba narakoze nanone kubagumiza hano mawo kese akabasanga n'andi mateka urumva sinzi ndabuze amagarara tukibaza rero ushatse kuvuga ko we ku bwawe bagenda nta kibazo ibyo biroroshye cyane ko turi inshuti nakwima iki we yataje ni karibu rero wisange wumva uguwe neza murakoze cyane mana yanjye Erika agiye mu kazi ego Erika yagiye ku kazi shagiye rero buriya nanjye hara mu rugo iyo nabaga naheriwe ariko none kuba namenyana na Prince buri mwanya buri munota bampamagara mbaza sheri muzite hani wirute wariye yego nyagasani uba singirira umuntu wajya nkora muri MTN kubera kwirirwa kuri telefone cyangwa kuri reception y'ahantu muri call center oya nibyo keya ni ya mbere sheke yarazishoboye yarazishoboye rwose muraherukana se nande na Prince turaherukana mu minsi yashize twarabonanye muri inshuti turi inshuti ariko ntago birenze ntago ubucuti bwanjye na Prince bungana n'ubwanjye nawe simvuze kugenda byo kubirukana ngo mufate ibintu bagende ariko kuba ntaramenya icyo Mama KECCY atekereza kuba yabasanga kuba atahabasanga numva ndacyari mu kintu hasi ariko iyo ntekereje neza ndavuga nti nk'umubyeyi gusanga abandi bantu mu rugo ntuyamenya n'amateka yabo ushobora kugira ngo umukobwa we ikibazo afite kiri mu byabiteye avuga ni se basezerereye wenda ngize amahirwe Mama KECCY ntiyabaho yaza akamusura akagenda byaba ari akarusho nabwiye mu gihe noneho Mama KECCY ari hano urumva turasaba kunguka ubwenge bwinshi uri muri dilema exact kabisa so iyi dilema rero I'm very confused kuri icyo kintu rero urabizi ko akantu kabaye gutya uriya muntu niyambaza mbere ngo dukora iki Oke. Rega twarabyirukanye burya nkuko nabyibakirwe. Rega twarabyirukanye twabaye nk'abavandimwe. Yego. Nubwo tujya tunyuzamo tugakozanya ariko nizotanye ibyo mu myaka yahise biriya ni ibya kera utwarashaje nta mpamvu y'ibyo byose byari ibya kera. Ariko se nanone nturashaka ikintu cyo gukora wirirwa gutyo wicaye mu rugo. Rero Erika mbuza gukora. Kubera iki sinikora? Erike sinzi nimba ari ukungirira impuhwe kubera hari utubazo mba mfite wapi cyangwa se nimba ari ugufuha ese abagira ngo utagira abantu b'abagabo muhoro. Niya KECCY buriya abagabo ntabwo bazishobora gukorera ko ibyo yabyibagiye akubabariye ariko arangiza akakuzirika akakugira umuprisonnier neza. Abashaka ko nguma mu rugo mu bintu Prince azibagirwa. Tazanzana ibintu byo kumbuza kugenda. Yewe ndikaguru nkunda kwikurikiranira imitunganye nkagenda bakwirirwa mu rugo sinabishobora. Wenda mbere kuba atanga umwanzuro si gufata umwanzuro aho mbere kugira wenda icyo mbivugaho. Ese KECCY yabaza impamvu abo bantu bari hano kugeza ubu ngubu waba wafashe your time ukamusobanurira byibura akageza kubyumva? Nyine urumva by'umwihariko arabizi ariko nka KECCY ntabikurura ngo yumve ko nyine value y'ikintu cyatumye bano bantu baha kubimenya ko arabizi ariko kubyakira byaranze na value y'impamvu bari hano
wamugejeje kumwumvisha ko bari hano mu rwego rwo kubafasha cyane ko ntabyumva kandi nanjye nasubiza ubwenge inyuma nkabona koko afite rezo yo kutabyumva. You know what? It's a battle. Uru ni urugamba rwawe. Ni urugamba kandi ugomba kururwana. Uti gute? Umunyarwanda ni wavuze ngo basenze ko ndi wivuge. Yavuze ngo burya ngo iyo ukoze mu ntoza urangiriza yo ku ntoza. Umugani wavuze. Kandi burya ngo nta urya inka ngo nanizwe n'amahembe yayo. Rich. Frankly speaking, umuntu witwa Prince rero nawe agiye kumugaza ngire neza mva uzi ko Prince yafashe konje ku kazi kabo ngo arashaka ko tumarana ukwezi ngo turi kumwe turenda no gutembera Zanzibar. Prince yafashe konje y'ukwezi ku kazi ngo arashaka kunyitaho ngo tukaba turi kumwe ngo akanyiga nanjye nkamwiga ngo tukamenyana bihagije. Prince yafashe konje y'ukwezi y'ukwezi ariko nyine biriya bintu ngiye buriya ntabwo mbikunda. Narabikubwiye Prince ikintu namukundiye karite n'urukundo murimo. Rero niba mama ko nari igiye kumugira umunebwe simbizi we yafashe konje ngo y'ukwezi kugira ngo tujye twirirwana dusohoke dusangire dutemberane tumenyane ngo ejo hatazagira umuntu umubwira ibindi bintu biti subuko cyatakubwije ukuri. Kuri kumeze gute? Prince ntabwo yafashe konje y'ukwezi. Kagira inkuru. Byagenze gute? Nuko rero umugore mwiza. Prince wabara telefone. Ateki. Ati Mama Ganza uri ntindi mu rugo. Ati ubu tuvugana. Fata kamoto kihuse. Nimba watinye umuyaga kugira ngo umuyaga utagukubita uri kuri iyo moto. Nushaka ufata taxi voiture ndayishyura. Hanyuma mbayobore mu nsanga ahantu nkugurira icupa nkwinike. Urumva kwinika nkwinike nakwinuri. Wari uri mu nzira nziza wari ugeze mu ijosi ry'inka. Urumva ko harabura igice cyo hejuru harabura y'amahembe. Wakoze ibintu byiza cyane. Still I wanna you keep. Tifuza ko utagiving up. Ndi hano mu kugira ngo ndagufashe ndaza kugufasha byibura wenda nganirize KECCY numbe niba hari ikintu ashobora kuba yakumva kurushaho. Uwo muganda ndawutanga. I'm gonna try my best. Kwa mama wagiye kuza ndabyumva azaza of course afite kumenya condition umwana we abayemo. Icyo ni cyambere. Nk'umubyeyi umaze igihe atabona umwana we yakundaga. Condition yaje mwe urumva niyo umuntu bamubwiye ngo nakora ubukwe yarangizaga ntibuko uko bikwiriye. Urumva afite ikibazo uwo yaje asanga uwo yacitse niwe yaje asanga agasanga hose n'ikindi bibazo. Mama we nawe kuza azamyizo condition umwana wabayemo azasanga arwaye. So uburwayi bundi buri donc n'uburwayi buri ndumvarizihiwe. Nushaka no gutaha ndabikemura ndabikora ariko nkugire gute ujandike. Mtoto wari kumwe n'umugabo wari twari turi kumwe ariko ntiyigeze amenya aho ngiye. Ntabwo mwajyanye mu kabari? Oya. Okay. Nagiye jyenyine. Umva mtoto wa mama wangu mfatiraho ncaho. Hagenda ndamuhamagara ese urahagana harahandangira turagiye. Ndahamusanga. Bebe yarameshe urumva kumesa. Yaranyinitse aranyinura. Natashye mbaza ngo
iyo wangeneye numva icyo kintu natashye nasinze hafi saa 7 saa 8 Mama Ganza simperuka wararetse inzoga satani n'umukobanyi nanjye sinzi ngo byagenze gute nyine numvaga mpamagaye numva ngize curiosity yo kumva ibyo ashaka kumbwira ako burizi ko Prince aje kunda adashobora gusoma no kwicupa niyanyweye dusangira rikeri wanjye cyangwa tuwaye ntago ashobora kunywa rufurungo aje kundera numva Prince rero ni burwayi buri mentale afite kuzamenya buriya niba ari umubyeyi ukuru ibintu azanyura munsi akabaza ngo aba bantu mubana ni bantu ki ufite task kugira gute yo kumusobanurira ariko mu byo ukora hari target ufite gufasha kandi gufasha ugomba gufasha kugera ku ndunduro so mbere yo kugira ngo wenda ngire ikintu mbivugaho tujye inama nk'abagabo ndashaka kugira ngo mvugane na KECCY ikibazo niba nta kibazo ndebye ko yanyumva nkubona ariyo nzira kandi kuko wenda urumva nkunganire yaba n'inzira nziza yes kugira ngo mama we asange umukobwa atabyumva ahubwo wenda yasanga hari urwego abyumvamo umwana n'umubyeyi ntacyo ajya ahisha bazaganira azamubwira everything ubwo rero birasaba ngo mbanze nganire nawe noneho tumubwire ko there is nothing more behind ndumva kandi araza kubyemera ko byagenda kose so niba hari na muvugisha byo nta kibazo okay good rero sinzi niba twagenda kwa muri yes niba nta kibazo urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ni mu ntonganya